iteguze nibyo pe nibyo hanyuma byagenze bite byagenze bite Gogo iki mbese reka tubasuhuze mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Shine TV. Njyewe ni Princess Diana, imbere yanjye muri kuhabona abasore abasaza bitewe n'uko mushaka kubita. Reka tutangire tubahe ikaze kuri Shine TV. tubaye karibu yewe nitaro kwa na Paul wowe rero murazwi cyane mu social media atandukanye abantu baramenye, ariko ikintu cyatuzanye ahangaha kubera filime muri gukina yitwa Twitonze. Ese ni mwe mwatanze icyo gitekerezo? nyine icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo habonye nyine abantu bakina filime natwe twifuza yuko twareba abantu twakorana natwe tukaba twakina filime ubwo twarayikunze cyane. Mwarayikoze cyane. Andre, wabyakiriye gute gukina filime? Kakami Wabyakiriye gukina gute filime? filime kunagije none abana bakina nanjye nkajya mu twese tukajya mu twese. Wowe Peter, byagenze gute? Wabyakiriye gute gukina filime? Nabyakiye neza Ariko reka mbegere gatoya urabona tutari kumvikana neza. Ngo iki? nabyakiye neza. Ukinamo uruhe ruhare? Nina uruhare mbese ndi boss. Uri boss? Yes. Kandi koko n'ukuntu wicaye like a boss. Aha, mukiri abana, reka tugaruke mukiri abana. Byari bimeze gute? Se ugifite nk'imyaka nk'itanu wumvaga uzaba nk'iki? icyo gihe numvaga ntacyo nzaba cyo kuko icyo gihe dufite iyo myaka papa na mama baratugize abashumba b'inyoni, abandi abashumba b'inka n'ihene. ubu kuri icyo gihe numva nyine ariko kazi, ariko nta nubwo nari nzi ko byose ni Imana. Ati abashumba b'inyoni, waragiraga inyoni se? Inyoni ntabwo biba bishyimbo birabashingira ntabwo cyangwa warindaga inyoni? nyine zirindaga ukumvaga nyine ni kimwe n'abashumba kugira ngo zitubona nyine. yewe ijoro ryarikunze papa na mama baba yadufata tukajya kwamagana inyoni. inyoni uyizi? Ndazizi. inyoni uyizi? kwamagana inyoni papa na mama barangurubita. Bakubitira iki? niko nambanye imbeba, niko nambaganye inyoni. Nibyo da? Ibi byo yavuga? ntabwo mbizi, ntabwo nari ndakavuga. Aba ngaba bavutse imbere yawe ubwo se bakurusha imyaka ingana? umuco mugasaba umuntu aho ngaho Mugo iki? umuco ugasanga umuntu aho ngaho kubona ufite imyaka ingaho. Wowe ufite ingaho ubu ngubu tuvugana? 47. 47. Wowe ufite imyaka ingahe? 48. wowe Ndetse 48. ni ukuvuga ngo urushuriya umwaka. Ninde wakundaga gukubagana kera mukiri batoya hagati yanyu? kubagana ari ukubiri. ari ukubagana ukorakora, ari ukubagana ugira amahane.
gukubagana cyangwa se gukubagana utukana mbese ibintu nk'ibyo. Ninde wakundaga kurwana? Bakunda abana nyine barwana ari batoya bakunda nyine inzira we yakundaga nta mwana amuvugiragamo ahita ko nyine ahita akamukubita. Ni ukuvuga niwe wagiraga amahane. Nise mungana gutya murakuze ko byumvikana nta mwana mufite? Nawe da iki nta mwana ufite? nawe uhari nawe kubera iki se? uri ubuzima bubi twaciyemo. Si ubuzima bubi bwatuma utabyara koko? Ntabwo waba ufite ubuzima bubi ngo utekereze n'ibindi kandi nawe ubwawe ubuzima bwawe utishoboye ufite ibibazo ntabwo wazanaho ibindi bibazo kuba warakuze umeze nabi turasigaye turi imfubyi ujye kwishyura ugire ibyo bitekerezo kandi nawe ubwawe ufite mbese ibitekerezo nabi n'ibitekerezo utekereza ku buzima bwawe mbese. Mwese ubu ngubu ushatse kuvuga ko kuva wenda mumenye ubwenge mukuze mubaye abasore kugeza ubu ngubu ntabwo mugeze mutekereza kuba mwazana umwana? Hari gari igihe ushobora no kubyara utanashatse, sibyo Andre? Tekoze nibyo pe. Nibyo. Hanyuma byagenze bite? Byagenze bite? Ntushaka umugore utabishaka. Indi utabishaka? Umugore atabishaka. Hari uwo waterese se aranga? Hari uwo waterese aranga? Niho waterese? Waterese njye arahari. Hanyuma se byagenze? Njye arahari ariko kuko none yatwaye. Nanda yatwaye? Nayo. Kubera iki? Yanze gusama ntago abyara? Nagabyara. Waragerageje pe biranga? Yego nagerageje ako byaranze ako nabatwaye inda. Ngo mwabikoze nk'imyaka imwe kugira ngo ntatware inda? Imyaka 3. Ego yose yose neza urangije uramuga ati ndagukatiye? Ndabyemera. Bibaze ubu ngo ntabwo mwari kumugumana kumva ko abandi bagerageje ese byagenze? Iyo kubera ko ari mukuru burashobora kuba yaragerageje niwe mukuru niwe watanze urugero ni ukuvuga ngo nyine papa ari umukuru niwe watubanjirije. Ushatse kuba kuri imanzi? Sindi imanzi ariko rero kuzana umugore no kuvuga ngo urazana umugore mushyire mu maboko. Peter wowe bite? Njya kumubimbaje byaba ari ibanga ry'umuntu. Ambaye ibanga ry'umuntu. Ariko se watubwira burya ntabwo tuvuze ngo tubwire uko byagendaga ako se nawe waba waragerageje byibuze icyo ushaka? N'ibindi by'abagore tubyihorere. Ambaye kuki murabasha iby'abagore muhita mubivaho? Tugana ibintu abagore nagomba. Okay fine. Hanyuma se icyorezo warije kuvuga iki? Ariko umugore ni byiza nguyu amukubyanga ariko ariko abagore namenya ari beza. Ni beza rati? Abagore ni beza. Ni beza rwose cyane cyane ni beza. Icyo bakundiye. Nicyo wabakundiye? Uwo mugore yawe waramukundiye iki se? Iki yari afite cy'umwihariko? Cy'umwihariko? Ni byiza. Icyo cyamukundiye atanga umuceri. Agira ate? Umuceri na gahunga n'ibirayi mbere biri nk'ibi. Nibyo yagutekeraga? Yajyaga ateka nkarya kandi bikaba biryoshye.
kuryo yaryoha. Peter rero uzamugira inama umubwire ibyiza by'abagore bamushake. Hanyuma rero icyorezo cyugarije isi murakizi? Coronavirus. Corona wati? Corona iki? Nyine icyorezo cyateye cyitwa ngo iki? Cya coronavirus. Wow. Wowe ngo cyitwa ngo iki? Cyitwa ngo icyo cyorezo cyugarije isi? Umwumbati. Coronavirus. Usubiramo neza. Coronavirus. Wowe cyitwa ngo iki? Coronavirus. Muzi ko kirinda se buryo bakirindamo? Nyine leta y'u Rwanda nyine ishishikariza abantu kwirinda. Twambaye agapfukamunwa. Yego. Tugakaraba cyane isabune. Yego. Nura muti tukaraba umunagaki. Injira mu ntoki usanga mwayo cyangwa kaba nunuka muze kunuka twagenda gutyo. Wowe ujyanye n'iki? Kwirinda. Yes. Ni ukwambara agapfukamunwa. Urakafite se? Hanyuma kuba muri gukina filime murumva mushaka kugera hehe se birabinjiriza byize ku mafaranga? Ubu nyine twebwe ubu ni intangiriro no kubona umwana umutangiza mu ishuri wenda ryo mu wa mbere. Natwe ntabwo twavuga ngo baratwingo tuyinjiza kubera ko ni intangiriro. Ariko bizaza. N'ubundi ntacyo ubona utagikoreye utakivunikiye. Ariko muranasa neza rwose. Ikamubwire dusa neza rwose. Nubwo ameze neza n'uyu ameze neza. Twese tumeze neza mbese. Mumeze neza pe. Nuko nawe nuko nawe umeze nawe niko bazamera. Meze gute se ngewe? Meze gute? Wowe uri inzobe. Uri inzobe ugenda igikara n'uri inzobe n'uri igikara. Mbese ushaka kuzaba inzobe nawe? Nibishaka kuba inzobe nawe. Njye nka inzobe. Mbe waba inzobe. Ariko rwose mwabaye abasitari. Hari abantu bambwiye ngo barabakunda barabafana cyane. Mwababwira icyo abo bantu babakunda? Cyane cyane tuvuge nk'aho muvuye hari amabura bice by'Igitarama benshi baratuzi. Barabazi rwose. Mwaramamaye kuri ka gaseko kawe ariko kadusekereho twumva. Kwakunda ugiseka. Kwakunda ugiseka abantu bikabashimisha. Ntabwo bizi. Uzi bikeya? Mbo rero hanyuma ariko mbabaze akandi kabazo k'amatsiko. Ni iki kintu Andrea ajya bakorera kikabasetsa mwebwe? Ibintu ajya akora bikadusetsa. Mbese n'ubwo muje nyine tukabikora nyine ngo navuge kubona akavuga ituntu mbese bidavuye mu byo mubarize ndagushira. Mbese nyiramwe kana gatwenge kikabarabasetsa cyamwe mwarabimenyereye? Twabimenyereye. Wowe ni iki kijya kigusetsa cyane? Nyine ikintu nyine wera dukunda nyine Andereya kara gatwenge abantu benshi baragakunda. N'umunyamakuru wamubajije ngo mbese ako gatwenge ngo gakuye hehe? Ariko kuradutunga ati aratekereza ngo yagahuwe n'Imana. Nuko yabashubije. Urasenga Andre? Urasenga? Gusenga? Yego ndasenga. Ako ntabwo ari cyane ariko ni ubuhoro. Reka rero dusoza mugire ikintu mubwira abantu babakurikiye kuri filime muri gukina twitonze. Twitonze.
twitonze rwose mwene bishaka nabishaka ngo reka tubashimire mwakoze kuganira natwe namwe murakoze kuba mwagize igitekerezo yego wo kuza kureba nka bene wanyu bavuga Igitarama yego mugende mubabwire uti natwe turabishimiye ariko nyine bazarusheho kudukunda bamamaza nayo ni filime turi gukina yitwa Twitonze Be Kind. Be kind. Be kind. Be kind. Be what? Be kind. Don't you? Bibereke neza. Be kind. Be kind. Bajye bayikurikira abo bafana bacu nyine kugira ngo nyine natwe tuzatera imbere tuzamere nk'abandi tuzamuke. Peter urakoze. Yego. kandi namwe yego muri kureba rwose njye navuga murakoze rwose muze kutureba uyu munsi muri kureba uyu munsi birarangiye biyongereho murakoze cyane murakoze kandi haje mu bintu muri gukora filime yanyu itera imbere. Yego. Sawa bye. Bye. Ya nkuko mubibona rero turi kumwe n'abakinnyi bakina muri filime nshyashya iri kugenda ica ibintu kuri YouTube. Reka dutangire tubakira kuko twakoze imbere batari bitwa ndi njye nitwa Beza Kinyomoro abanyamwenda muri Twitonze nitwa Kinyomoro. Yego Kinyomoro niryo yongereyeho kubera ko ari byo ukina witwa na mbere hose Kinyomoro nsanzwe ndikoresha yaba ku masocial media ndetse n'ahandi byaranyoroheye rero kurifata kuko ryari risanzwe ari sirino yanjye. Cyiswe uyise Kinyomoro nuko kera nabikundaga cyane nakuze rero bari bintu wakundaga ibinyomoro. Okay. Hanyuma abantu bababonye bwa mbere batarareba ino filime mubaha ishusho y'ukuntu mwebwe mukina nyine role zanyu. Muri Twitonze nitwa Pole ndi Madamu Paul ndi Mama Orange. Wowe muri Twitonze series nyina nitwa Kinyomoro ndi Madamu Andrea nkaba Mama Sungura. Uyu ni madamu wawe? Sorry ni madamu wawe uyu nguyu mbese nyine muri filime tukakamubesha ibyo rwose n'uwanjye nyine narabwishimye rwose imana buriya irima ry'umurashaka. Yego uravuze ngo uyu nguyu akina ari umugore w'uyu n'uyu nguyu ari umugore wawe. Gukinana n'aba bantu mwabyakiriye mute? Twabyakiriye neza cyane kuko filime turi gukina niyo mu buzima busanzwe ibintu tugenda dukora nabyo rero gukina nabo twumva twishimye kuko nabo baba bishimye kumva ko hari abantu bagomba kuba iruhande bakumva ko batigunze. Gukina uri umugore wa Andrea gukina ndi umugore wa Andrea byaranshimishije cyane kuko Andrea ni umuntu udatinda kumenyerana n'abantu mu gihe gito cyane aba akumenyereye ibintu bikamera nk'ari ubuzima busanzwe. Ubu ngubu asigaye akora ama interview naho naba nahari agahita avuga ati njye mfite umugore mfite sheri wanjye Kinyomoro. Urumva donc ntago bigoye bita bimera nk'ari ubuzima busanzwe. Gukina na Andrea ni ibintu byoroshye cyane kandi biranaryoshye pe biranaryoshye kabisa rwose. Umuntu utarareba season yacu sinzi icyo yabasigaje kuko iraruhura pe iraruhura kabisa. Ntabwo abantu wenda bashaka kubasereza ati abagabo banyu iki nkuko dusanzwe tubizi muri buri kazi kose kagira challenge. Hari ubwo uhura n'umuntu akavuga ngo ego kumva ubusengo biriya ariko buriya umuntu wese abazi icyo ashaka kandi nge ntacyo bintwaye gukina nabo ntacyo bintwaye mba numva ni na proud yabo
biranshimisha cyane no kuba ndi kumwe nabo kenshi cyane nabo birandyohera. We hari abajya no guca intege wenda bavuga ibintu ntabwo babura nyine kuri iyi si abantu bose ntabwo bafata ibintu kimwe ariko abo ngabo tubima amatwi kuko twebwe tuzi icyo dushaka kandi aba ngaba turabishimira nyine tubona ko nta kibazo gukinana nabo no mu buzima busanzwe tuba turi kumwe twarabamenyereye. ni ihe somo ribaha gukinana n'abantu nk'aba ngaba barakuze murabizi kandi baranagaragara ni iki bibigisha wenda nyine isomo tuba dushaka gutanga hanini tuba dushaka kwereka abantu ko uko umuntu yaba ari kose uko yaba ameze kose ni ikiremwa muntu cyaremwe n'Imana tugomba kubana nabo uko bameze kose. Njyewe isomo mbonamo ni buri wese arashoboye uko waba umeze kose ushobora kubura umukire ushobora gukira ushobora kubona na mubi ukaba umugome ukajya ukangana n'umuntu upima n'ibiro 500 ya donc ni umuntu nk'abandi uko waba umeze kose kabisa barashoboye kandi biragaragara. Ku bantu batarabona wenda inonuza mubahe ishusho ho gatoya kuri story mubahe story ho gatoya ukuntu no film iteye. Donc ino filme cyane imeze nk'ari ubuzima busanzwe ukuntu ubuzima bwo mu cyaro uko babaho abagore bamwe bajya bakubitwa bitewe nuko batasezeranye n'abagabo harimo ubuzima bwo mu mujyi uko bigenda abantu bagira neza donc n'ubuzima bwa buri munsi ndetse harimo n'ibindi bintu byo kwitinya ko abantu runaka bitewe n'ikibazo umuntu afite bya bindi twavugaga ugasanga wenda kubera umuntu afite ikibazo cy'ubumuga runaka ari gutinya kujya aho abandi bari donc harimo ubuzima busanzwe tubona bwa buri munsi yabaho mu buzima busanzwe. Nubwo mbere ukindi filime ubwambere ni iki cyaguteye kuyikina se? Byanteye kuyikina hanini nuko nabonaga ngiye gukina n'abo bavandimwe bacu nyine nkumva ko kubaba hafi no kuba turi kumwe gutya wenda byagira icyo bibamarira bakumva ko batari bonyine. Nuhe mwihariko wa filime yanyu utandukanye n'izindi twirirwa tubona? Uwo mwihariko wa filime yacu harimo ibikorwa byinshi kuruta amagambo donc urabona abangaba ntago wabaha script y'amagambo menshi ahubwo tugerageza kubaha ibikorwa bagerageze gukina bakora kuruta gukina bavuga cyane kandi harimo ibikorwa byinshi. Dusoza mugire ikintu mubwira abakurikiye dore ko ino filime ari nshyashya mugire ikintu mubwira abakurikiye. Ikintu twabwira abadukurikiye twababwira ko iyi filime yacu turi gukina ni filime nziza cyane by'umwihariko noneho irinda abantu gusaza kandi niba nari buzamare nk'imyaka 100 nzamara nka 200 kubera kwirirwa nishimye nseka. Rero icyo twababwira badushyigikire bayikurikirane ni kuri Big Kind Family CD channel bakore subscribe bakore share na comment. Nanjye icyo nabwira badukurikiye ni ukudukurikira bareba movie yacu ica kuri channel ya YouTube yitwa Big Kind Family CD channel bakore subscribe share like na comment aho babona harimo mistake badufashe bajye badukosora banatugira n'izindi nama kuko burya umutwe umwe wigira inama yo gusara. Yes. Mwakoze kwitabira Shine TV. Mwakoze cyane.